Shalom shalom. Uyu munsi wa none ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'ihumure ku bantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo, mu ntambara, mu makuba barimo kunyuramo, mu mibabaro. Ese wumva udafite ibyiringiro, wacitse intege mu gusenga, yewe ntugisoma n'ijambo ry'Imana, umaze igihe kinini utegereje gutabarwa kw'Imana. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo humura. Humura, Imana irakuzi, Imana irakumva iyo usenga. Imana igufitiye umugambi mwiza cyane, uw'agaciro mu maso hayo. Imbabazi zayo nizo zigutwikira ibihe byose, n'ingabo idukingiye. Uwiteka acyariza ugutwi gusenga kwacu. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 haranditse ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Ijambo ry'Imana riratwereka ineza Imana yagiriye ubwoko bwayo igihe bari mu bibazo bikomeye, igihe bari mu bunyage. Imana yarabasanze ibatumaho umugaragu wayo Yeremiya iti, nzi ibyo nibwira kubagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Nawe uyu munsi wa none Imana iravugana nawe muri izo ntambara urimo gucamo, muri ubwo burwayi, mu bibazo bitandukanye by'isi, mu makuba n'ibyago. Imana irakubwira iti humura, ibyo yibwira kukugirira ni amahoro si ibibi, ahubwo Imana ibigukomerezemo kandi ibiguheremo imbaraga. Ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere igice cya 5 umurongo wa 7, Imana iratubwira ati muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Imana ni umubyeyi, irashaka ko tuyikoreza amaganya yacu, kandi nta mubyeyi wishimira ko umwana we avunika. Ati tuyikoreze amaganya yacu yose, itwitaho. Mbega urukundo rutangaje! Kuki turemererwa kandi dufite umubyeyi ushaka kuturuhura, ushaka ko tumwikoreza imitwaro yacu, ushaka ko tumubwira buri kimwe, ushaka kuduhoza amarira, ushaka ko tumwikoreza ibituremereye byose, ushaka kudukiza indwara zacu zose, ushaka ko ubugingo bwacu butajya muri rwa rwobo. Mureke tumwegere bene data, tumusange, natwe araturuhura. Ijambo ry'Imana muri Yohana 5 igice cya 5 umurongo wa 8 hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Bene data, ijambo ry'Imana riratwereka umuntu wari umaranye indwara imyaka 38. Twese tuzi ukuntu umubiri uryana, iyo myaka ni myinshi cyane, ariko uwo muntu ngo nta muntu yari afite wo kumunaga mu kidendezi y'amazi yabaga yihindurije. Gusa agumana ibyiringiro, aguma kwizera, ntiyacika intege, ntiyahava, arahaguma, arategereza, ararindira, kuko yumvaga ko igihe kimwe nawe azabona umuntu akamujugunyamo. Iyo myaka yose yararindiriye ko hari uwo yabona. Yari afite ukwizera. Maze Imana imugirira imbabazi, ibicisha mu mwana wayo, abona gutabarwa kwayo, iramukiza. Mwene data, gumana kwizera. Birashoboka ko nawe igihe kibaye kirekire, ariko izere, utegereze ubuntu bw'Imana, ugumye usenge. Igihe cy'Imana iyo kigeze irakugenderera. Muri Luka igice cya 1 duhere ku murongo wa 5, tubona umugabo wari umutambyi witwaga Zakariya n'umugore witwaga Elizabeti. Bombi ngo bari abakiranutsi imbere y'Imana.
kandi bose ari inyangamugayo, ariko ntibagiraga urubyaro, ntabwo bagiraga umwana kuko Elizabeth yari ingumba kandi bari bageze mu zabukuru. Noneho igihe kimwe cyarageze, Zakariya niwe wari utahiwe gukora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana. Marayika aramubonekera aramubwira ati, Zakariya we, ibyo wasabye byumviswe. Ati, umugore wawe azakubyarira umuhungu, uzamwita Yohana. Kadusome umurongo wa 14. Ngo azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'Umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa Umwuka Wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Ibisubizo by'Imana biba ari ibisubizo bidasanzwe. Iyo wizeye ukaguma ugasenga kandi ugategereza, Imana iguha ibidasanzwe. Murumva imbaraga zavuye mu gutegereza, mu kwihangana, mu kudacika intege, mu kutiganyira, mu kutava ku Mana. Iteka ryose iyo tugumanye n'Imana iduha ibidasanzwe, nk'ukuntu Zakariya na Elizabeth yabahaye umwana udasanzwe. Ngo azaba ari umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe. Na Yesu yamuvuzeho ngo mu babyawe n'umugore ntawe umuruta. Bene data, twicika intege, tugume ku Mana mu byo tubona bigoye, mu byo tubona bikomeye. Ntiducike intege, twiringire Imana yonyine, twongere amasengesho, dushake umubano n'Imana, dusome Ijambo, dushake Uwiteka n'umutima wacu wose, tumushimishe n'umutima utunganye, duhimbaze izina ry'iteka ryose, kuko imbabazi atugirira ari nyinshi. Kandi tujye imbere y'Imana tumutakire ku manywa na nijoro, tumubwire imibabaro yacu, tumubwire ibitubabaje, tumubwire buri kimwe, ntitugire na kimwe tumuhisha. Gusenga kwacu kwinjire imbere ye, aduhe icyo imitima yacu ishaka, asohoze inama zacu zose, asohoze ibyo dusaba byose. Uwiteka aratwumva iyo tumusanze n'umutima utuje, n'umutima ubabaye, n'umutima umenetse, kandi ahora ateze amatwi, ahora ashaka ko tumugana. Bene data, mureke twongere dushake umubano wacu n'Imana, tumuhe umwanya. Imana nayo izatwigaragariza. Shalom. Haleluya.